Samweli sibyo Haleluya. Samweli wawe umva do bimwe bigeretse bityo ahangaha ntabwo mbabeshya pe uze ndawe haryo rya dolari ryanjye ririhera dore kamereka mfite idolari ariko ni idolari rimwe sibyo. Iri dolari ntabwo uyu munsi wa none aha najya kurivunjisha ngira ngo murarireba. Aha fite idolari rimwe Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dutekereza. Rero uyu mugoroba Imana ikugirire neza, uyu mugoroba Imana iguhe Samweli, kandi nuhiga umuhigo uzahiga umuhigo Uwiteka afitemo inyungu. Imbere mu buzima bwawe ntaza guteza abantu uhereza umwanya wa mbere twabonye twaleluya dufite ubitaro bananiwe aho Yesu yarigaragaje. Hello guys, mumeze mute bakunzi ba Humura TV Claudine? Ese muraho? Amakuru yanyu mumerewe mute? Iminsi ni myinshi ako sewe mwagiye mu makomenti koko mwagiye munyandikira basi mukana ako nigeze gukora ikiganiro kuvuga ngo umuntu nkunda byandike muri komenti. Nabonyemo abantu nkabangahe abandi baciye inbox baranyandikira, gusa ndabizi yuko hariho abantu badakunda wenda ibintu biri ku mugaragaro. Ibyo ngibyo ntabwo nabitindaho. Rero ndashimira abantu mwabikoze, kandi Imana y'amahoro ibaho umugisha. Bayikaze rero kuri Humura TV Claudine nk'uko bisanzwe. Tuba twibereye mu ikiganiro cyitwa Humura. Anyway, narindiho ndirimba indirimbo ivuga ngo nshatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu. Buri munsi nshatse kugukurikira ni isengesho umuririmbyi yaririmbye, nshatse kugukurikira. Semana yanjye indirimbo nyanyitekerezaho navuga nti uriya muririmbyi yarari mu mwuka umeze ute. Ariko by the way ngewe ikintu kindanga ubundi ni ukwemera ibintu abandi bakora. Niba usenga, niba ngiye nshobora kugusengera ugafashwa, cyangwa nkakubwiriza ijambo ry'Imana ugafashwa, ni ukuri nanjye iyo mbonye ibyawe amarangamutima arazamuka. Iyo mbonye hari ibyo uri kumbwira Kristo yagushyizemo, amarangamutima arazamuka. Rero kuri iyi ndirimbo buri munsi nshatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu, mu gihe cy'umunezero ndetse mu gihe cy'umubabaro. Mwibaza avuga ati uyu muririmbyi kuva na kera kose hariho ibintu bigendanye n'imibabaro. Tujya twumva ijambo ry'Imana, tukumva indirimbo, tukumva bamwe bari buzuye amarira. Bivuze ngo rero uyu munsi wa none ntabwo ari bwo ibyago bitugezeho kuruta mbere, ahubwo nekereza yuko byahozeho kuva na kera kose. Kandi ahangaha ndi cyangwa se aho ngaho uri nawe menya yuko hahoze abandi. Ni nayo mpamvu ukwiriye gukora iyo bwabaga ukibanira n'abantu neza, kubera ko nta myaka 100 merutse kubwira abantu ndababwira ni ngewe ndi kumva nshaka kuzarama imyaka 130. Ndi kumva nshaka kuzarama imyaka 130. Hari umusaza witwa Ezira Mpyisi watabarutse, ariko yari afite imyaka irenga 100 kandi yarakivuga ubutumwa bwiza bwa Kristo. Nanjye rero iyo ngiye gusenga mbwira Imana, yabwira ati Mana ndumva nanjye nshaka kuzatabarwa mfite 130. Niyo ndi gusenga isengesho hari igihe mvuga ngo Mana ngo ndagushimiye ngo yuko ngo wandinze ngo kandi ngo ukindinze kugeza mu myaka 130. Iyo ndi gusenga nkunda kubivuga pe. Muzi impamvu
buriya iyo utabarutse ukuze nta birangaza bindi biba bihari. Mu yandi magambo uba waribereye nk'agahinja, umutima wawe uba uri kirere. Imana yatugeneye ijuru, ariko hari igihe utabaruka mu gihe ubona kitari gikwiriye. Yes. Hanyuma rero ku gitero naririmbye kivuga ngo mu gihe hagize icyaza kikantesha inzira yawe, ngo cyangwa ngo mu gihe hagize icyaza mu gihe hagize icyaza kikanesha inzira yawe, ngo cyangwa ngo kikandemerera, ngo uzaze uca uwo mugozi uzaba umboshye, ngo kuko nezezwa no kubohorwa nkabona uko ngukorera. Reka mbabwire mwebwe munkurikire kuri Humura TV Claudine, hari ibintu byinshi cyane bijya bituza gukorera Imana. Nk'ubu agiye nyamuga ati wama nk'urukamera runini cyane, runini, noneho nkajya nkora ibiganiro n'abantu tukicara turi nk'abantu 20 twese tukaganira, ariko tukaganira ku bintu bigendanye n'ijambo ry'Imana. Ubwo wase umugozi umboshye. Aha, iyo nabuze ibihumbi wenda nari ngiye kubivuga, mana we, nagiye kubivuga noneho kameramani yari kuzanyirenza. Iyo nabuze uburyo ngera kuri kamera, mba numva mu mutima wanjye ntatekanye, avuga se Mana, kuko Mana biraca hehe. Iyo mbona hari ukuntu wenda hariho abantu bagutse, ndavuga ati Mana nanjye mfasha, nshoboza kugira ngo nzabashe kwagura buno bwami bwawe bwaguke. Imana yo mu ijuru ijye igufasha mu byifuzo ufite byo kugira ngo abandi babonemo inyungu. Imana ishimwe cyane. Mwibuke umudamu witwa Hana. Umudamu witwa Hana yahize umuhigo mwiza cyane. Igihe yari yarabuze umwana, igihe kimwe isaha y'Imana igeze, arazamuka ajya mu nzu y'Imana, aragenda ngo agezeyo arasenga, ngo ariko ngo ahiga umuhigo, aravuga ngo Mana, ngo n'umwana w'umuhungu n'umwana w'umuhungu, ngaho nawe nyumvira. Ubwo nanjye ni kuko ndi kuvuga ngo Mana umpaye kamera. Ubwo nawe nuko ndi kuvuga ngo Mana umpaye kamera, ese umpaye bino byuma bimfasha mu muziki, na cyane ko nkunda umuziki. Mwabonye ko ngenda ririmba live. Nibuka bimwe bya kera, uburyo twicaraga ku karago tugakoma amashyi, tukavuza utugoma, ngenda ririmba pe. Aho wanungurira hose ntabwo nabura kuririmba. Aha, ngo Hana arangije abwira Uwiteka ati Uwiteka, n'umwana w'umuhungu nzawugutura abo wawe iminsi yose. Yesu ashimwe. Bivuze ngo icyo Hana yaharaniraga kwari ukugira ngo akurweho urubwa, nawe agira ijambo imbere y'umutware we. Nubwo umutware we yamukundaga, ibyo yahahiraga mu cyeba n'ubundi nawe yabimuzaniraga, ariko Hana n'ubundi agahinda kakomezaga kumwica. Imana ishimwe cyane. Akomeza gusenga Imana atitirije, aravuga ngo n'umwana w'umuhungu nzamugutura. Ntabwo byatinze rero, Hana Imana yaje kumuha Samweli. Haleluya. Imana yaje kumuha Samweli. Rero nawe ungurikiye, Imana iguhe Samweli wawe mu izina rya Yesu. Imana iguhe Samweli wawe. Koko nawe Claudine, Imana iguhe Samweli wawe. Haleluya. Samweli wawe yaba ibandari, sibyo? Haleluya. Samweli wawe umva bimwe bigeretse bityo. Ahangaha ntabwo mbabeshya pe, uze ndaharya rya dolari ryanjye ririhera. Reka mbereke, mfite idolari, ariko ni idolari rimwe, sibyo? Iri dolari ntabwo uyu munsi wa none najya kurivunjisha, ngira ngo murarireba. Aha. Mfite idolari rimwe, iri dolari ryibera ahangaha.
iri dorari barimayemo nka kado, reka bari kumvuga, ntekereza ko ari umuntu wari uriho ampanurira kubona amadorari. By the way, mva idorari rero Samweli wawe yaba amadorari, ntabwo ari rimwe, yaba amadorari. Bivuze ngo hano mbonye andi madorari wenda 2,000 nkayavunja, byamera gutya ngo Yesu ashimwe cyane, byambera. Reka nkubwire, Imana iguhe Samweli wawe mu izina rya Yesu. Samweli wawe yaba kadasitere wifuza, Samweli wawe yaba ibubu ryiza wifuza, Samweli wawe yaba umwana wifuza kuba utabyara, Samweli wawe yaba ubuzima bwiza. Imana ishimwe cyane. Samweli wawe umva yaba nawe kwambara ukaberwa. Samweli wawe yaza mu buryo butandukanye. Samweli wawe yaza muri feva. Ushobora kuba ufite icyangiro, ariko Samweli wawe yaza muri feva. Reka mbabwire abakunzi ba Humura TV Claudine, iri dorari rikeneye andi yo kugira ngo nyatwarane bajye kuyavunja. Noneho barankubita, baravuga ngo naje gusabiriza kuri kamera. Reka mbabwize ukuri, amafaranga araryoha. Amafaranga araryoha. Rero kiriya gitero nari ndiho ndirimba kiravuga ngo uzaze uca uwo mugozi. Buriya Imana izi gucira umugozi ukuboshye, ica umugozi ubona ipinda ry'ifaranga. Reka mbabwize ukuri, tubwizanye ukuri, ifaranga riraryoha. Gusa nyine ujye uyitwaramo neza. Ubu nanjye wenda umuntu ubonye iki kiganiro akambwira ati, akanyandikira akansunikira amadorari, nanjye biri buryohere, ariko nyine ubwo nyine ngomba kugira uburyo mbyitwara. Reka babwize ukuri, amafaranga ndayashaka, nawe urayashaka, n'undi arayashaka. Imana yo mu ijuru iguhe Samweli wawe mu izina rya Yesu. Hanyuma ni ukuvuga ngo hana icyo yabwiye Imana yaje kugisohoza. Ntekereza ko ndabisanisha nuko nakomeje mbabwira ngo nanjye ndumva naba nkeneye kamera, ibikoresho bifasha mu muziki n'ibindi bitandukanye. Ntekereza ngo hano yari afite icyifuzo gikomeye cyane yuko atabeshya Imana, kandi Imana ntekereza igukorera ikintu izi ko nayo ifitemo inyungu. Niba iyi kamera ndi gusaba Imana, nzakira abantu nkabashyiraho bakavuga Kristo, bagahumeka, abababaye bakaruhuka. Ni ukuri ko Imana ibasha gukora ibiruta cyane. Haleluya. Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dutekereza. Rero uyu mugoroba Imana ikugirire neza. Uyu mugoroba Imana iguhe Samweli, kandi nuhiga umuhigo uzahiga umuhigo Uwiteka afitemo inyungu. Nari ndiho mbasuhuza rero, nari ndiho mbaganiriza, navugaga kuri iriya ndirimbo yuko hari imigozi tuboshye. Mva turaboshywe. Hari igihe njya mbura transport yo kungeza wenda mu bikorwa runaka, kandi si uko rwose Imana ibitakoze, ariko ntekereza Imana izi ibyo dukeneye byose. Nta mpamvu yo kwiganyira mu gihe cyashyizweho. Ndabizi neza yuko n'aya madorari ngomba kuyabona, kandi nawe ugomba kuyabona. Ndabahanuriye mu izina rya Yesu, bakunzi ba Humura TV Claudine, Imana iguhe Samweli wawe mu izina rya Yesu. Iguhe kubyara uheke, iguhe mu ikofi hazemo ikintu. Nari nkubisanga gusa hano hari ikofi baho. Sakame ndayibonye akuse. Umva, Imana iguhe, ishyire muri sakame, ishyire muri sakame. Nawe byakubera, ishyiremo. Dore hano rwose sindagiramo mu izina rya Yesu. Nimwakire Samweli wanyu, kandi Uwiteka Imana niwe wavuganaga namwe muri uyu mugoroba. Ntabwo ari Claudine wavugaga gusa, Claudine yabaye igikoresho cy'Uwiteka. Nimwakire Samweli wanyu mu izina rya Yesu Kristo, kandi yari uwakunda Eva Claudine. Abantu mugiye kuryama, ijoro ryiza. Abantu bukeye mwaramutse neza. Abantu muri mu gicuku cya nijoro,
yego murote nka Yakobo, muryame muhure na marayika wanyu mu izina rya Yesu. Umva ntumurekure ataguhaye Samweli wawe. Yakobo yararwanya arahatana ariko abona umugisha. Imana ishimwe. Yakobo yaharaniraga izina rye, yashakaga izina rizima. Imana ishimwe cyane kuko yari afite izina ribi ririho igisebo. Nawe rero hari izina rikuriho, Uwiteka aguhindurira izina, aguhe Samweli wawe mu izina rya Yesu. Murare neza. Bye bye. Yarubakunda Eva Claudine.